Se papa mbona uri kwiyayuzwa nk'umukasi wabuze icyo ukata ubundi ubwongo bwo koko ndayura wayure ubwo ninde uri bugira icyo afasha rwose wakimfashije n'uwo ugifite njye kubona se mpazi ndi kwayura se ari umurimo ndi kubikorera papa uri imbwa rwose ngo ne uringirwa mugabo yasosi yasonye ko nditutse papa wowe ubwo ngo uzajya wirirwa usenga iki weho ushaka uburyo wakora akazi ngiye nibere icyumweru naryo urabona ngiye ndi nka ku buryo ndisha ibyatsi abandi bana mu ngano ngubu bafite amafaranga ariko we naharumbishije nose kuki usaje utayafite wabuze iki Imana izabikora kora iki Imana kifashe wifashije ubwo izaza wicaye gutyo igira ikintu ikumarira izabikora weze neza ubwo umva nzara rwose yaje ubwo ninjye uhaze sha papa we uri umugome iyo utaba umugome uba ukora ibiyede nk'abandi bagabo umahera nanjye njya nkihagera urabona uburyo maze kuma reba ubu bugufu ubundi nakoze amakosa inda yawe ntabwo iba yaravutse nuko disi weho wavutse ku bushake bwawe byose n'Imana ibigena nk'iyi minsi ibintu bya mobile money nabyo biri kugenda bipfa rero nawe uko MTN yagize gutya ikihuzana n'indi mirongo nazi Maje yego ba boss nshaka hari nomero nshaka kunyereza y'ibihumbi 5 nari bitwayohereza 078 yayiburetse ambye 078 yego 5 ebyiri yego 12 yego 93 amazina ndumva ari byumvore byumvuhore wo mu cyaro akira amafaranga njye nta mafaranga ngira ukumva njye ndi umukene ubyibuke umukene nyine ndi umukene ariko wiyubaha Imana izagutabara da nzaba nda si mesaje se wanyohereje MTN kuri telefone kajya kubikuza mobile money ariko none iki si igisasa ibihumbi 100 turareba mwana wa ibihumbi 100 ingahe 100 yose reba umva uko bayohereje dore nguyu ngo niba ari kizina se garagara nk'ari cyo mu cyaro umva se mubwiye ubu bagiye kuta bapfugira simukadi kangire kuyabikuza bataraki irukanka ahubwo uzuzanye n'ibyo kurya aro byumvuhore amafaranga yakugezeho bunguki reka ntago nabyemera rwose mwajeti ngo ntago mugezeho ampa amafaranga yakiye nakwerekana message ndayifite cyangwa arambeshe singiye nimero se wanyibwire nimero amazina singana ibyumvore none se vuba atarayifunga ariko iki se vuba atarayifunga inima bikuza vuba iki bikuriza vuba atarayifunga ibihumbi 100 wohereje barayobeje ibihumbi 100 100 umwana ngo yafunga katatu rengaye barayobeje na saba kuri kira vuba iminota 3 bayiguhaye iminota 3 ambya nimero 078 yego 30 yego 35 yego 35 yego 8 vuba aka message kaje jyabo babikora ibihumbi 100 we kwariye byakunze agent byakunze mbari no sasa rero ukuntu bigiye kugenda mva mugabo amafaranga twakuyo na kibazo sibyo ubu ntabwo bayifunze gusa mugabo
uri umugira neza. Uri umugira neza kuko ngiye nako kugura byeri. Nawe byeri ndayikugura. Ni wumva se? Sha umugira neza gusa n'amahirwe menshi. Baze kubumbisha na byose binjira. Ibaza nitwe twari tuguye mu gihombo. Amafaranga ninjye wari uyayoboje aho kugiza amahirwe tugize amahirwe atuzaniye. Wabibwira icyo ngicyo urameza amafaranga yanjye. Gusa nyine umva nyine natwe tuba abantu twashyira mu gaciro sibyo se? Nk'umuntu tugaruriye amafaranga 100 twari tubuze turagukoma senkani. Ibihumbi senkani se njye nabyemera. Turakukoma senkani nawe urebe ukuntu wigenza. Ibihumbi senkani njye ntabwo nabyemera. Oya turagukoma senkani. Shira basi 70. Ahubwo kanze kankure ku senkani yo turayagukoma. Akira. Genda. Senkani se igiceri. Akira sha. Genda. Lata mbwira nimero twongeye twohereza. Ariko mwana we. Noneho uyu munsi biraba ari ibyishimo gusa. Kamamagare amaji yanjye tugiye. Aro. Umva man. Nk'abantu twabanye neza mwamfashaga mu byago naburaye nabwiriwe. Uyu munsi Imana yatabaye papa sha. Mwocesiyene yose yarakwa mucoma. Ndaje tuyirye ubu ngubu byagenze neza uzi ko papa yabonye 100 sha kuva yavuka iyo yabonaga menshi yabaga yabonye 100 10,000 nibyo yabaga abonye mu kwezi ku munsi ari igiceri cy'ijana none yabonye 100 ku munsi umwe shaje ndaje rwose ndaje ubu ngubu kaze rwose mutumize nta kibazo Nose birangiye ubikuje menshi se unywa nyinshi utaha wasinze uzi ko ubwenge bwabaye nk'ubw'abana. Naguze ibimbayo. Nibikize. Ndagiye na ruguru. Ndarabikuza sha. Ndabizi ubwo ugiye kumbwira ko uguze indaya ndakuza uburaya bwawe papa. Wanguriye se. Umva se ukuntu nyacece kugabana urwo runtu rwawe nk'urwisandu nyumva waruzingo. Ni nubwo zirayajyanye. Nakubwira se gukunda abakobwa kwawe. Ntabwo ari abakobwa. Nikize. Ndayabikuje njyewe ndayabikuje. Nirasa ku ntego umbwira icyo ugamije. Nyine ndayabikuje nyine ndagiye kukubwira. Ari heza. Ntayo mfite. Umva nyine ukuntu nyine bigenze kugira ngo abure. Ndayabikuje. Ku mwajeti ndabikurijeho n'uwaye babara uyayobeje. Yose. Iki? Ayatwaye. Nta na make se baguhaye. Makero barayampaye nk'abantu yabashyiriye. Senkani. Si kimwe cya kabiri se bakuye wari ikibazo senkani nta kibazo. Kimwe cya kabiri. Ugiye gusanga guhahira nyabo. Senkani se ibihumbi senkani se. Twayarya umwaka. Ngagenda uhaha ibi bivamo tuze kurya. Fata se. Abapapa muragwira koko. Nk'umugabo ni gute weho baragushutse ngo bayayobeje bwuteze wagendaga ubabwira ko wayayobeje se kubera ye none byabyishimo ugenda uvuga ko ari ayawe umva rero papa nkubwire ndabona kuntunga bikunaniye kangurangira umurimo gaho se sha buriya nta kuntu twakiba ugize ngo kugira ngo iri joro buke turi bazima kuko urabona uyu ni umunsi wa 7 tutarya twashyiduka dupfuye ubwo se twakiba nk'iki twakiba ko tutari Yesu se ngo turirinda ibyaha ngambye aho twakiba tugenda situbura abantu duhura nabo cyangwa ibintu turasa nyine nose urabona nje namara iyo minsi 7 nkarenzaho n'uwa 8 akasha aha sinshaka gufungwa ariko kuko ari wowe ndafungwa da mwana wanjye kugira ngo uriya muntu nawe tugende tumwikorere wandekuye ahubwo se papa ko numva wamfashe nka rwaga koco ya nkoco yurambaza iki ibi ni ibikira uri gufata minisitiri nkaje gutya minisitiri we wamubonye papa ni minisitiri we mumbarize jewe ndi minisitiri w'iki n'intebe zo muri saro ndakora ariko njyewe ndi minisitiri w'intebe ahubwo ugende ucunge n'izi wanyu nzaza kuziyobora mu kanya ngenda kuzitwara uyobora intebe koko ariko si mu mpira
ako se waturekuye uri kutubaza iki ko njyewe ndi minisitiri uratumeze wabi none uzasanga ntazihari weho si wumva kuri igisambo gusa se njyewe nziyobora wenda nzaba nazijyanye mu mahugurwa ako se pe ni gute umuntu yifata agatoba minisitiri atazwi no mu mudugudu ataha reka muhamagare sha muhamagare kuri iyi wowe agira ngo se nigenderera singiye kwitwa ububozi apu gera n'ubundi twayitsinde fresh abakunzi ba AgriDap TV turabamenyesha gukora subscribe and share comment. ya niko kuri hano hirya hose ku mpande z'iki gihugu mukomeze mudushyigikire dukeneye ubufasha bwanyu ariko hagati aho wambaye neza gushimye ako ntabwo murenze utu wiga ciao ciao ngo naho